waba warigeze wiyumva nk'aho Imana iri kugerageza kugira ikintu ikubwira ariko mu by'ukuri ntubasha gusobanukirwa niba ariyo? Birashoboka wamaze igihe usenga ushaka ibisubizo, uri gushaka kuyoborwa mu cyerekezo cyangwa wizeye guhabwa ikimenyetso ku kintu runaka mu buzima bwawe, ariko se ni gute wamenya niba ari Imana ikuvugisha cyangwa bikaba ari ibitekerezo byawe? Tugiye kureba ibintu 5 bizakwereka ko ari Imana iri kuvugana nawe. Uraza kugira ubusobanuro buhagije kugira ngo ubashe gusobanukirwa ijwi ry'Imana. Tekereza kuri Samweli muri Bibiliya. Mu ijoro rimwe umwana mutoya yakomeje kumva ijwi rihamagara izina rye. Yatekereje ko ari Eli umutambyi umuhamagara, ariko Eli aramubwira ati sinigeze nguhamagara. Ibi byabaye inshuro 3 Samweli atarabasha gusobanukirwa umuntu umuhamagara uwo ari we. Umutambyi aramubwira ati niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Samweli wa mbere 3:9. Ibintu nk'ibi bibaho mu buzima bwacu. Imana iravuga ariko rimwe na rimwe ntitubasha kumenya ijwi ryayo. Ikimenyetso cya mbere, Imana ivugira mu byanditswe. Bibiliya ntabwo ari igitabo gusa, ahubwo ni ijambo ry'Imana rizima. Waba warigeze usoma umurongo muri Bibiliya ukumva bimeze nk'aho uwo murongo ari wowe wandikiwe muri ako kanya? Ibikubaho si impanuka. Abaheburayo 4:12. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Igihe umurongo ugukoze ku mutima cyangwa uwo murongo ukagira ibyo ukwemeza bihwanye n'umutima wawe, iyo ni Imana ivugana n'umutima wawe. Ikimenyetso cya kabiri ni ukwiyumvamo amahoro menshi, yewe no mu gihe waba uri mu bibazo bikuremerereye. Yohana 14:27. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Igihe uri guhura n'imiraba y'ubuzima ariko ugakomeza kumva amahoro utabasha gusobanura, iyo ni Imana ibiguhamiriza kwihagararanye nawe. Nubwo aya mahoro kuba kureba bisa nkaho ntacyo asobanuye, ariko ni ikimenyetso gikomeye ko Imana iri kuvugana n'umwuka wawe. Ikimenyetso cya gatatu ni ubutumwa bukomeza kugaruka. Rimwe na rimwe Imana ivuga mu buryo bw'isubiramo. Ushobora kumva ubutumwa runaka bukugarukaho kenshi, ukabubona mu mirongo ya Bibiliya cyangwa ukanabwumva mu biganiro n'inshuti yawe, kandi bikaba mu gihe kimwe, wenda nko mu cyumweru kimwe. Igihe ibi bikubayeho itonde cyane. Imana irabizi ko rimwe na rimwe tutabasha kumva mu buryo bwihuse, bigatuma ikomeza gusubiramo kugira ngo tubyumve. Ikimenyetso cya 4, kumva ufite ukwemera mu mutima wawe. Ibi ntabwo ari kimwe no kwicira imanza cyangwa ikimwaro. Mu buryo bworoheje wumva umutima wawe ugenda ukorwaho no kwemera ukuri. Umwuka wera ukorera muri twe atuyobora mu mahitamo yacu, agakosora inzira zacu. Yohana 16:13. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Igihe wumva imbaraga zigusunikira gukora ikintu runaka cyangwa kureka ibintu bimwe na bimwe bibi wabagamo, iyo ni Imana ibiri gucura umutima wawe. Ikimenyetso cya 5 ni uguhamya binyuze mu bandi bantu. Kenshi Imana ikoresha abantu mu kuvugana natwe. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuguha inama nziza ziri mu murongo w'amagambo y'Imana, cyangwa ukumva ubuhamya buri mu murongo w'ikibazo cyawe. Imigani 11:14. Aho abayobora b'ubwenge batari, abantu baragwa, ariko aho abajyanama bagwiriye haba amahoro. Imana igushyira mu ruziga rw'abantu beza kugira ngo yuzuze ubuyobozi bwayo ku buzima bwawe. Aka kanya umaze kumenya ibi bimenyetso, fata umwanya ubitekerezeho. Muri iki gihe hari ibyo waba uri kubona mu buzima bwawe. Birashoboka ko Imana yakuvugishije kenshi ariko ntiwigeze ubimenya. Tangira ufungurire umutima wawe kumva ijwi ry'Imana. Ukunde kuba mu bihe byo gusenga ndetse no gusoma ibyanditswe byera. Fungukira kuba mu buyobozi bwayo, kandi witegure gutera intambwe niguhamagara. Urakoze cyane.
Niba wafashijwe n'ubu butumwa, jya muri komenti wandike amena ushyigikira ubu butumwa. Niba utarakora subscribe kandi banza uyikore utazacikwa video zizakurikira. Ikindi like yawe ifite imbaraga cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Imana iguha umugisha.